Mwiriwe neza, mumeze neza. Uyu mwanya rero tugiye kongera kwigana ikinyarwanda kuri uyu muyoboro wacu Menya Vuba Ikinyarwanda TV, ariko ubu ngubu ikintu tugiye kubanza kwibandaho, tugiye kureba ese urundi ururimi ni iki. Muri make ni ishoza y'ururimi cyangwa se igisobanuro cy'ururimi ni iki. Twongere twirebere, nibwo turebe ese ikinyarwanda ni iki, iki kinyarwanda tuvuga undi ni iki, kimaze iki, cyangwa se abagikoresha bagomba kuba bameze bate. Ni ryari tugomba kuvuga ko umuntu azi ururimi? Ibyo nabyo turareba se ni ryari tugomba kuvuga ko umuntu azi ururimi, yaba icyongereza, yaba igifaransa, yaba n'izindi ndimi. Ese ni gute dushobora gushingira tuvuga ngo uyu muntu azi ururimi? Ngo ni inshoza yo kumenya ko umuntu azi ururimi, igisobanuro cy'uko umuntu dushobora kuvuga ko azi ururimi. Tugiye kwanza rero turebe se ururimi ubundi ni iki muri rusange. Ubundi iyo tuvuze ururimi ushobora kubisobanura mu magambo atandukanye arenze rimwe cyangwa se akarenga n'abiri. Icyambere ushobora kuvuga ko ari igikoresho, nk'uko nabivuze, igikoresho gikoreshwa n'abantu kugira ngo bumvikane. Ikindi ushobora kuvuga ko ari inyama cyangwa se igice cy'umubiri gikozwe mu bwoko bw'inyama kiba mu muntu hagati mu kanwa. Icyo ni ikindi ushaka kugikoresha rero unavuga ko ururimi ari uburyo abantu batumanaho kugira ngo bumvikane. Hari uburyo butandukanye n'igikoresho. Igikoresho nicyo kindi bakoresheje kugira ngo bumvikane. Tuvuge igikoresho ni igiswahili cyangwa se ni ikinyarwanda. Uburyo rero ni uburyo abantu bari kubivugamo kugira ngo bumvikane cyitwa ururimi. Umuntu ashobora gukoresha igiswahili, undi agakoresha iki, ariko uburyo bari kubivugamo nicyo kintu cyitwa, nibwo turi kuvuga ko ari uburyo. Ikindi twavuze ko ari inyama, ubwo ni iyi ngiyi tuvuga. Twese cyane tugiye kwirebera ese ikinyarwanda cyo ni iki. Muri ikinyarwanda giteye gite? Ubundi ururimi rw'ikinyarwanda rwatangiye ryari kugira ngo rwitwe ikinyarwanda? Nk'uko tubisanga mu bahanga n'abashakashatsi bagiye bandika ibitabo nka ba Alexis Kagame, tukareba na ba Gasimba Francis, batubwira ko ikinyarwanda ni ururimi rwahozeho. Ururimi rwahozeho ku ngoma zagiye zisimburana iteka. Nk'uko tubisanga gusa habaho icyo bita amavugurura, aho ururimi rushobora guhinduka. Twahera nko ku rurimi, hari ururimi rwakoreshwaga rwitwa urunyakirima, aho tuvuga ngo amabega, ubu ngubu bo bavugaga amabega kandi ari ibitugu, n'andi magambo nyine yakoreshwaga muri icyo gihe. Hari abo bakoreshaga cyane cyane tubisanga mu bisigo bigiye bitandukanye, yaba mu bisigo nyabami, mu bisigo byo muri rubanda. Nyine muri icyo gihe cya kera hari rugenda ruhinduka rukagenda ruhererekana, ariko ntabwo rujya kure y'ururimi tuvuguru. Hari aho uzasanga mu rurimi rw'ikinyarwanda, nko mu gisigo usanga abantu bavuga ngo imisakura, inanage, imenzi, kandi ugasanga bari gushaka kuvuga ko ari amacumu cyangwa se imyambi. Ubwo rero twese cyane tugiye kwirebera ese ikinyarwanda cyacu tuvuga ni ryari umuntu dushaka kumubona tuvuga ati uyu muntu azi ikinyarwanda. Ni gute dushobora gusuzuma umuntu tuvuga ko umuntu azi ikinyarwanda? Ese akundi ikinyarwanda kimaze iki, gifite akamaro ki? Katuhande turebe se ni ryari tuvuga ko umuntu azi ikinyarwanda. Ubundi iyo turimo dushingira ku muntu kuvuga ko azi ikinyarwanda cyangwa se ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ururimi rwo ari rwose, ariko turibanda mu kinyarwanda, ni uko umuntu agomba kuba azi kuvuga ururimi neza, akaba azi kurwandika neza. Dushingira ku nkingi zigera muri enye: kukivuga neza, kucyandika neza, kugisoma neza. Kukivuga, kucyandika, kugisoma. Ushobora kumva ko ari eshatu neza, hakiyongeramo n'uburyo kivugwamo. Ubwo ni enye uko nabibabwiye. Hari uburyo kivugwamo, hari uburyo cyandikwamo, hari uburyo cyumvwamo, yes, hari ukumva, hari ukwandika, hari gusoma, kwandika, kumva. Undi kuba uzi kumva ururimi neza, ukaba uzi kurwandika neza, ndetse ukaba uzi no kurusoma neza, noneho bikajyana n'uburyo wowe ubikoramo neza. Turibanda hehe rero ahangaha kugira ngo byumvikane? Ubundi umunyarwanda wa nyawe aho ava akagera ntagapfa kuvuga icyo ashatse, aho ashatse, n'igihe ashakiye.
bikajyana n'abo abwira. Ntago abwira uwo abonye, aho abonye n'igihe ahabereye, ahubwo umunyarwanda wa nyawe avuga ururimi bitewe n'igihe agiye kukivugamo. Ntabwo apfa kuvuga ibyo yiboneye, kuko iyo uramutse, ko tubizi neza ko akarenza umunwa karushya ihamagara. Ubwo rero tumaze kureba ese ubwo twarebaga icyo bita uburyo dushobora gusuzuma umuntu tuvuga ko azi ururimi. Ubundi nko mu muco wa kera w'abanyarwanda, uburyo ikinyarwanda bagisuzumaga, bafataga umuntu iyo yabaga azi kwivuga, ko inyandiko yari itaraza, iyo yabaga azi kuvuga ururimi ni ibisanzwe nk'umunyarwanda, ariko basuzumaga ko ashobora kubana n'abandi muri sosiyete. Ese uyu muntu abana n'abandi ate? Ese azi guterana ubuse? Ubuse ni iki? Ubuse ni uburyo bw'abantu bashobora kumera nk'aho batongana cyangwa se nk'abahana amagambo, ariko ntawe ugira ute, ntawe uri burakare. Byakundaga kuba igihe bahuriye ahantu, bagiye gutanga umuganda, bagiye ahantu nyine hahurira abantu benshi, bagiye mu nkera z'ibitaramo runaka, ahantu nyine hahurira abantu benshi, bagiye kwiga kumasha no kurasa n'ibindi. Ibyo rero nibyo baheraga bavuga ko umuntu azi iki, ururimi. Tuvuge nko mu makwe, mu bukwe, kuriya ko bavuga ubukwe, iyo bari kuvuga mu bukwe hari imvugo bavugamo. Rero uriya muntu azi ikinyarwanda, ariko ntabwo ari twashinje ingero, ushobora gusanga atanabana n'abandi. Ese wowe wisuzumye ibyo bintu urabyujuje? Ubwo wenda sinzi igisubizo, ni wowe ugifite, ariko niba ubyujuje menya ko uzi ikinyarwanda neza. Aho ngaho rero tuhavuye, tugiye kwirebera ese ururimi rufite akamaro ki muri sosiyete cyangwa se mu mibanire nyarwanda. Ubundi ururimi rw'ikinyarwanda rufite akamaro ki? Ubundi ururimi rw'ikinyarwanda, icya mbere ni ukunga abantu kugira ngo bumvikane. Kunga abantu, mvuga nyine guhuza abantu. Ubundi iyo wumvikana n'undi muntu nta musemuzi urimo, ni ukuvuga ko ururimi, icyo ni akamaro ka mbere. Arakubwira ukamusubiza, nyine bivuga ko itumanaho rirakomeza rigahererekanya. Kuba rero ni naho nahita nanakomerezaho mvuga ko ikinyarwanda ni ururimi rwuzuye, ntihazagire umuntu ushaka kwicira ururimi. Nyabuneka nanashishikariza nanabwira n'abantu bakoresha ururimi nabi rw'ikinyarwanda ko barebye nabi ururimi rwazima, nk'uko izindi ndimi tureba tugasanga zimwe na zimwe zagiye zizima. Kubera iki? Urakunda ururimi rw'abandi, urwawe ukarwirengagiza kandi ari rwo wavukiyemo. Ari naho nanahera nenga abantu, ugasanga umuntu yikundira indirimbo zo hanze, Inyamerika n'inswahili, ugasanga z'abanyarwanda nturi kumva amagambo yagiye akoreshwamo, nturi kumva imibangikanyo bakoresheje, nturi kumva ikabya bakoresheje, nturi kumva isesekaza, ugasanga nyine gukunda iby'abandi. Urumva ko rero icyo gihe urushaho gukundwakaza ururimi rwabo, urwanyu bashaka kurutesha agaciro. Ubwo turi ku kamaro k'ururimi rw'ikinyarwanda. Ururimi rw'ikinyarwanda kandi ubwarwo burusha no kuguhesha akazi igihe ukoresheje neza, nk'abantu bakora mu bukwe, abantu bakora mu misango. Nubwo biriya kuva kera ntabwo babyishyuza, ariko ngo igihe kirageze ngo babe babyishyuza, ko abantu ntabahari babivuga, ko ntibizwi na benshi. Yego, nkaho ururimi rw'ikinyarwanda rero akandi kamaro ni uko ari ururimi rw'ubutegetsi. Ngira ngo abenshi ntabwo bari babizi, bazi ko iyo ugiye mu butegetsi ngo bakoresha nk'icyongereza ngo n'igiswahili cyangwa se n'igifaransa. N'ururimi rw'ikinyarwanda ruri mu ndimi z'ubutegetsi mu gihugu cyacu. Ugiye kuburana cyangwa se ugiye nko kwaka serivisi, urabandishaka ko ndi bubikore, ndayikora muri uru rurimi runaka. Ni wowe uhitamo ururimi mu ndimi uko arenye twahisemo z'ubutegetsi. Ibyo rero nkaho turi ku kamaro k'ururimi rw'ikinyarwanda. Ururimi rw'ikinyarwanda rero rufite akamaro kenshi, kuko iyo urimo wiga dutoza uburere, ko niba wiga ubuvanganzo bwashize, uko abandi bari babayeho, uko bagenda babihererekanya bakakugeraho, hari icyo wiga kigatuma ukunda igihugu uvukamo kandi ugakunda n'ururimi rwawe. Tandukanye no kumva tuvuge nk'abantu biga mu masegonderi, sindi bwibande kuri primaire, hari ibitabo byagiye byandikwa Code Pipiteke, Ngugi wa Fiyongo, ndetse n'ibindi byo bacine wace bwo bandikaga biriya bitabo byose bagiye bandika ni ibyaho ngaho nyine Tanzania, Kenya n'ahandi. Ariko nkawe ugomba kureba ese Alexis Kagame yanditse ikihe, ukareba
Rugamba Sipiriyani indirimbo ze zimeze zitarumva ko nyine icyo gihe uri gushaka kugira ute kumenya umuco nyarwanda wawe. Nawe rero ibyo bidahagije, ururimi rw'ikinyarwanda tubonye akamaro karwo, ubu tugiye kwirebera ese ubundi ikinyarwanda kiruzuye. Nsubiza henda nyuma y'iminota amasegonda 5. Ese ikinyarwanda kiruzuye? Nsubiza. Yego, ndizeye igisubizo ndashaka kuba wacyumvishe. Ubundi ikinyarwanda kiruzuye, igisubizo ni icyo ngicyo. Ikinyarwanda kiruzuye kubera iki dushingiraho, ni gute twirata cyangwa tubyiratana tuvuga ko ikinyarwanda cyuzuye. Iyo turebye rero initi mu mitekerereze y'abanyarwanda cyangwa se imitekerereze nyarwanda, usanga ikinyarwanda cyuzuye tugendeye ku mahame menshi yagiye atandukanye. Icya mbere ni uko iyo turimo tukivuga ntabwo dusaba umusemuzi. Kabiri niyo wajya muri Rubavu aho bakoresha ahari nta bagakoresha nda, ariko icyo ashatse kuvuga uracyumva. Bivuga neza ko ikinyarwanda cyuzuye. Mu Cyongereza tugira ikintu cyitwa grammatical competence, tukagira n'icyo bita communicative competence, uburyo nyine dukoreshamo ururimi. Hari uburyo umuntu ashaka kuvuga ururimi ukita ku kibonezamvugo. Iyo urimo kwita ku kibonezamvugo nyine amakosa y'ikibonezamvugo aho wenda n'ibindi, ariko ubundi ikinyarwanda iyo turimo dukominikatana twibanda kuri communicative competence mu kinyarwanda, mu ndimi z'amahanga. Niyo twita ku ese uyu muntu icyo ashatse kuvuga, intego, tureba situation dushaka kugera, cyangwa tureba uburyo dushaka kugeraho. Ntabwo twita ngo uyu muntu ngo yavuze gutya. Ikinyarwanda ubwo kiba cyuzuye, ubwo ndumva ngo niba nta kindi kintu ndavuga ngo ngavuze ngo iki, ubwo ngo ikinyarwanda kigiye kiruzuye. Ese ni icyo turagisoje, tugiye kureba se ubundi ikinyarwanda reka dukomeze twirebere ese ikinyarwanda turamutse tugitesheje agaciro twakibona izihe ngaruka zatubaho. Iya mbere niho dushaka kuba nubwo twahita tuba imbata z'abandi. Igihe ururimi rwacu twarwishe cyangwa twarutereranye, dushaka guhita tuba imbata y'abandi. Mu buhe buryo? Kuko urumva nk'abakoroni baje gukoloniza igihugu cyacu, barabibuka twakoranijwe n'Ababiligi ndetse n'Abadage. Iyo ururimi rwabo ariko reka tubihereho, iyo dukoloniza ururimi rwabo tukarukurikiza, ibyo rwumvikana ko ikinyarwanda nta rugajya ahubwo ko kiri kuvugwa, kaza dukoresha zira ndimi zabo. Ese byaba ari byo kutagira ikintu cyawe bwite, cyangwa se ikintu cyawe ushobora gucunga ugacunga iby'abandi? Nabwo wambwira. Ngo rero ni ngombwa ko igihe turufite twaba twagize amahirwe yo kuba turufite, ari njyewe w'urubyiruko ndetse n'undi yaba usheshe akanguhe cyangwa se n'uri hejuru n'uri hasi yanjye, ubundi ugomba gukoresha uko ushoboye ururimi rwawe ukarusigasira. Kuko iyo turebye dusanga ururimi rwacu ari ingobyi iduhetse, nk'uko tubisanga mu ndirimbo yubahiriza igihugu ngo haruna Imana murage mwiza, iyo tugukesha ibikirwa, umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza. Icyo gitero ngira ngo murakizi, nuba ari cya kabiri niba nibeshye. Urumva ko nyine shaka ko nyine horana Imana murage mwiza, iyo tugukesha ntibishyikirwa, umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza, ibindi ugakomeza. Byumvikana neza ko no mu ndirimbo y'igihugu icyo gitero kirimo. Ururimi rwacu nirwo rugira ute, nirwo rutuhuza, tugashobora kuba twagira ute, twakumvikana, ndetse bigasaba nk'aho twunga ubumwe. Ni nayo mpamvu navuga nyine nk'ibibi twahuye nabyo, iyo tuza kuba ari abanyarwanda twenyine bira ntabwo byari bubi, ahubwo ni uko haje abandi bakaza kugira ute, kutwivangira mu gihugu. Undi urumva ko abantu bunze ubumwe, abavandimwe, nta kintu bapfa. Byumvikana neza niba ururimi rwacu ruduhuza, nawe ugomba nyine gukoresha uko ushoboye kugira ngo ururimi rwawe rugire ute, ruhorere ku isonga, ndetse rube rwantaba n'urw'amahanga, ahubwo barukunde, sibyo? Njye sinzi impamvu umuntu nk'ubu hari ikibazo, ariko nananenga n'ibigo bimwe na bimwe bya prive nyine byigisha byigenga, hari aho usanga nyine batakigisha ikinyarwanda, ugasanga bigisha indimi nyine z'amahanga. Nyabuneka bari kwica umuco, bari kwica u Rwanda, bari kwica, kuko n'undi ntabwo uniga indimi zawe zasa ko uniga n'umuco wabo. None se nutiga umuco nyarwanda ngo ubane neza n'abanyarwanda, abo ngabo nibo uzagenda ukabana nabo. Ni ukuvuga ngo rero hari aho ugera nyine basanga ni ibibazo. Ndibuka neza
nigeze guhura n'umwana atuka undi, simvuze igitutsi yamututse, ndabaza ati sibyo nibyo bakwigisha, yaratsubize ngo batwigisha mate nkuko babigisha imibare, nkuko nyine urumva umuco baba bashaka kugira ute, ushaka kuwica. Muri make rero reka mbe ndekeye ahangaha. Ururimi turarwumvishije, akamaro kaho turakumvishije, turebye n'uko ururimi ruteye, imitekerereze twibanaga ku rurimi rwacu nk'ururimi nyagihugu. Ubwo rero tuzaza twirebera ibindi bikurikiye. Ndakunda cyane rero kuba mumurikiye igihe ku gihe, isaha ku isaha. Ciao ciao, nawe utaha, bye bye.